nuko bari n'abakinnyi beza ariko ndabanza kugira ngo nkubaze akantu gatoya mbaza ndagusubiza witwa Yannick Bizimana uramubona ifi n'inkoko bya bintu yiswe iryo zina ry'ifi n'inkoko arihe yari amaze gutangaza amagambo yuko agiye kujya koza ifi n'inkoko kuko yari yizeye ko azabibona sibyo ubwo rero icyo nkubwira nuko bari abakinnyi bagombaga kuza cyangwa bari bari merite yo kuza muri Nyamukandagira ubwo twavuga yuko ari ibiryo byaba bibajyanye ntabwo ari ibiryo kuba wagira icyo ukora kunoza umurimo yes tukiraho rero Nyabugogo hari n'abajya bakwita Nyabarongo arabonja numva bakwita na Nyabarongo nubundi Nyabarongo n'umugezi utemba kandi uturanye na Nyabugogo kandi ugeze buriya ngende gare ya mbere buri muntu wese habe umunyamerika habe muki abanza guca muri Nyabugogo reka tubanze twakire rero undi mugabo mu mutima wanjye reka kuyavuga siko kuyamara reka twakire undi mugabo kabisa mukuru cyane ngira ngo si n'ubwa mbere mumubonye kuri zino platform zacu reka nawe abibwire muri rusange ubundi dukomeze umwandiko ngira ngo mwamaze kubona yuko bigiye kuryoha. Yes, nkuko bisanzwe ni Bovic Rwanda kabisa iyi ni inshuro ya kabiri kuri byose TV ariko mbere na mbere Oliver umunsi mukuru wo kwibohora umunsi mukuru wo kwibohora ku ma equipe dukunda yacu hano mu Rwanda umunsi mukuru wo kwibohora ku ba sportif bose ariko by'umwihariko umunsi mukuru wo kwibohora ku bafana ba APR Nyamukandagira mu kibuga kikarsi imitutu ubu turahari dukubutse muri bya bihe byo kwirwa ngo duhanganye na za kipe zaho ngaho ubu turi mu kiragano gisha twakubutse kwa Darikonovic aho twavuyeyo naje kwa Mohamed Abdelrahim ngubu Taleb Abdelrahim naho ngaho twiryamiye naho twicariye turi kwa ba Watara bashyashya Nyabugogo amaze kubwira ko ubu bambaye inyenyeri kwa Meme Dao ujya wumva Lauf Meme Dao muvuge neza Lauf Meme Dao iryo zina mu minsi iri imbere urajya uvuga ibintu by'amateka rikomoka kuri uri atwara ubwato mu nyanja ni submarine ubwo rero ujya wumva ngo imbunda z'imisada yego nizo zonyine turakoresha imbunda y'umusada akaba ari dushaka kituvangira akaba ari Sekiganda imbunda y'umusada Sekiganda wo musajya afunderezamo hari uri wano ndi muganda ndi musajya ndi kuko se bakabagande dakaceka wano urumanyi ruganda urumanyi sebo wana ndabyumva cyane biraza kuza kuryaha Bovic amaze kuba agenda bigarukaho ibyo tugiye kuba tuganiraho tugiye kuganira kuri Club Giant mboneraho nanjye kubifuriza kabisa umunsi mwiza wo kwibohora ingoyi twahozemo cyangwa se twari turimo mu myaka 31 ishize ndizera ruko Club Giant mabafana cyangwa se abakunzi bameze neza cyane. Yes, ubwo rero Club Giant abafana bayo baba bari mu byishimo bikomeye cyane ndizera yuko mwamaze kubabona bano bagabo mu myenda y'imikara n'imyeru bameze neza cyane ibyishimo ni byose kuna kanyamuneza ni kose ku maso ngira ngo reka duhere kuri Nyabugogo atubwire abamwe mu bakinnyi bamaze kuba binjiza mu ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu bamaze kuba bagenda babakomozaho ariko batubwire ese ni ikibazanye mu ikipe ya Rayon Sports Prito mumbabarire buriya nabakeba ni ikibakuye mu ikipe ya Rayon Sports ni ikibazanye mu ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga kikesa imitutu kubera ko twagiye tubona hari bamwe mu batangiye kuba bagenda batangaza barimo witwa Ombarenga Fitinara amagambo aherutse gutangaza witwa Haji yatangaje kabisa mu gahinda kenshi mu kababaro kenshi no kuvuga ngo rero reka Nyabugogo agende atunyuriramo muri makeya ingamba abakinnyi ba Rayon Sports bahoze muri Rayon bazanye mu ikipe ya APR. Okay, ikintu cya mbere mbivugaho buriya uzarebe umugore ushonje yego cyangwa umwana ushonje utangiranya amagambo akomeye cyane
umugore ushonje cyangwa umwana ushonje, umugore ushonje aramutse agiye mu rugo rurimo ibiryo, wowe mugabo wamwicishaga inzara ntabwo yazagaruka, ahubwo yajya atekereza kugukubita noneho kugira ngo n'ubwonko bwawe abunoze rwose akubabaze cyane. Ikindi rero nakubwiraga cyo ni kimwe, buriya umwana ushonje iyo ageze aho batetse umwotsi uzamuka aricara agategereza igihe abandi barira. Ubwo rero ibyo Haji yatangaje babibonye, yaje mu biryo, Haji agomba kurya inka yose yiwe wenyine kugira ngo inzara yari afite azasubire iwabo i Rubavu yarashize n'inkoko agakoza. buriya Ombolenga nawe inzara ntayo afite, ariko agahinda kari karamushenjaguye umutima kuko yagiye mu bintu atishimiye, sibyo? Yagiye bamubeshyera bamwe na bamwe ngo yatugambaniye, ariko Ombolenga n'umwana wacu kandi yagarutse iwabo ni karibu. Ikindi kintu nongera kuvugaho, mu bakinnyi nakuye muri Reyo ntabwo nabakuyemo kugira ngo baze bakine muri APR, nabakuyemo kugira ngo mbabaze Reyo Sport kugira ngo nyishengure umutima. Ese buriya urabababaje? Ndabababaje kubera ko icya mbere nta mafaranga bafite, ari buhita azana abandi bantu, usibye ko bifashishije kariya gakipe kari hanze nako nzagakubita ibitego 3 buriya niduhura muri Champions League uzareba nzagakubita 3. Bakifashishije baravuga ati inzara iratwishe, imbaho zarahiye mu Gakinjiro kubera umutekano muke. Imbaho zizanye te Nyabugo? Uretse gato tubabarire udutize abakinnyi babiri baze badufashe, imbaho nizongera kuboneka tuzakwishyura. Tuzaba tureba rero imbaho se zizaboneka ryari. Reka tukiri aho ngaho nibarize Nyabugogo ikintu kijyanye n'imbaho ukizanye ute? Ndagira ngo nkumenyeshe ko abayobozi ba Rayon Sport bose bacuruza imbaho. Udacuruza imbaho acuruza amakaro kandi acururiza mu Gakinjiro, kandi aho bacururiza niho hahiye. Bivuge neza naho bakura, tubafate no mu mugongo. Naho bakura ni mu mbaho, ni mu mbaho. Reka mbaze mugenzi wawe nk'ikibazo nari nkubajije nawe akunganire muri rusange. Bovic, wowe urabyumva ute ukimara kubona rekritoma ikipe ya APR ikoze? Wowe wabyakiriye gute? Abakinnyi batavuzweho rumwe n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport mu mpera za shampiyona yari irimo kugenda irangira, bamwe ntago bigeze babona umwanya, siritu nka Haji ndetse na Ombolenga Fitina nta mwanya bigeze babona. Wowe ukimara kubona ikipe ya APR ikoze rekritoma zimeze kuriya wabyakiriye gute? Icyo nkubwira ni kimwe, bigusaba kuba wariye. Ntabwo rero wakora utari. Keve yaravuze ngo inzara iratwishe turapfuye, sibyo? Ni nayo mpamvu badutsinze ibitego 2. Watara yarabacenze bose baragwirirana, nari amaguru ameza atya. Igitego cyiza cyane yaracenze arararya. Icyo nkubwira rero, Iraguha Haji ni umukinnyi mwiza, wari ukenewe, ufite gabari, ufite ikintu gishya azanye muri APR. Ni n'umukinnyi ukiri mutoya, wakubakira, ariruka rwose, ariruka. Ibyo kumbwira rero ngo nta kintu kirimo, ngo urabona ngo ntacyo azanye gishyashya, ngo ndagira ngo nkumenyeshe ko sibyo, buriya abatrapera vugwe nibwo aje kwamamara. Ageze mu ikipe irimo ibintu byose, irimo abafana bagomba kubavuga neza, irimo abantu bagomba kubaherekeza mu ntara zigiye zitandukanye, irimo abajenerali bagomba kubicaza bakababwira ati mubigenze gutya inzara yikwica, irimo abantu bagomba kubagira inama bakababwira ati mukora ubukwe turabakorera ubukwe tubaha inzu mubemo, irimo abantu bakora buri kimwe cyose, irimo abantu bakakanya batangiye kubaga inkuno munsi. Ubwira rero Olivier, wenda tugiye muri tekinike, urabona Bugingo Hakimu ni umukinnyi mwiza uzaza kunganira Niyomugabo Claude. Tukiraho ntaguciye mu ijambo, Niyomugabo Claude ari amakuru namaze kumenya yuko ikipe yazamu ikimuryamyeho. Ibyo ngewe ntago nabihamya kubera ko urabizi muri iri soko ry'igura n'igurisha hari rumors aba ari nyinshi, ariko icyo nakubwira cyo Nyamukandagira ifite intego yo kubaka squad ikomeye. Iyo ushaka rero kubaka squad ikomeye ugumana abakinnyi ufite, iriya kipe ahantu Niyomugabo Claude ateze kujya, icyo ni kimwe arahari. Urakonfirme? Sibyo, ndakonfirimye. Ndagira ngo umenyeshe ko kuko buriya ibyo azamu ya APR yabasha kubimuha, kuko ntago ntekereza ko
ko Azamu irusha ubushobozi APRFC sibyo rero uriya mwana azaza gufasha gukavaringa Claude kuko wabonaga ko hari icyuho umuntu wese yibazaga ngo ese niyo mugabo Claude aramutse avunitse yakinnye imikino irenga 30 adasimburwa yego kumva ko iyo retushe yari ikenewe yo kuzana uriya mwana Bugingo Hakim ikindi nakubwira nuko nimero 2 dufite Kagege Byiringiro Gilbert ariko kuva aho Ombolenga yari yaragiye muri Rayon Sport wabonaga ko hari icyuho kuri iriya nimero 2 ntabwo Kagege yari yakagira maturité ikwereka yuko turamutse tugiye mu mikino y'amatsinda hari ikintu Kagege yagufasha bitewe na maturité ariko Ombolenga ni umukinnyi twagiye tujyana nubwo wenda bitagenze neza ariko ndakubwira ko wenda iyo experience arayifite yego yarakwiye kugaruka wowe wakuze utumva Ombolenga wowe wakuze utumva Ombolenga ndi n'umufana Ombolenga ninde muntu wamusimbuye kuko wabaho basi muri equipe natubwire nimero 2 hano mu Rwanda nyuma ya Rusheshangoga Michel tubwire undi nimero 2 Rusheshangoga Michel nawe yubaha Ombolenga yego aramwubaha rwose yes reka twari turi muri abo bakinnyi bavuye mu ikipe ya Mukeba twinjira rero mu bakinnyi baguzwe kuri ba nimero 6 hajemo Sekiganda ngenda vuga kuri Sekiganda kapiteni wa equipe ya Uganda uriya yabaye umuganda musigure mu kiganda ndabanza mbabwire akantu kamwe abantu benshi kubera badukurikiye ntago bazi ikigande ako ndaza kujya nyinyi ariko hari n'abagande badukurikiye ariko abenshi badukurikiye b'abanyarwanda ntago bazi ikiganda ahubwo bazi icyongereza cyangwa igifaransa kubera ko muri no minsi turi gukoresha language sibyo ariko najya ngo nkumenyeshe ko uriya Sekiganda yabayeho umusirikare burehe yari special force wa Uganda yari special force wa Uganda aje guterera hehe muri EPR nimero 6 uri kumva n'ubundi aragomba be special force nukuvuga ngo niwe mukuru w'umutwe witwaje ubwoba azajya bahana uriya niwe uzajya ubahana nukuvuga ngo Muhozi aramutumye ati genda utanga umutahe wawe aramudeploy wavuze kuri equipe ya Pyramide kipe ya Pyramide yabatsinze ibitego birenga 6 ubu ngubu 6 se ndagira ngo nkumenyeshe ko buretse gato nkubwire buriya rero n'urwana n'umwana ukamukubita ntanakurume ntuzavuge ko warwanye ntabwo jye nayirumye warayirumye ariko yaragukubise ntabwo yangambaniye wayo nari nayirangije irangambaniye ikibazo nyirizina nashaka kukubaza ikintu nakubaza ni kimwe reka mbaze Nyabugogo ikibazo nashaka kumubaza iki kiganiro kiraza iriya kipe yagukubise ibitego biri hejuru ya 5 sibyo kiragihe nabwo mwari mufite ikipe ikomeye ahubwo icyo nashaka kukubaza ubu ngubu uburyo uri kwiyubaka ukoresheje bano banyarwanda ukuye muri Rayon Sport urabona aribwo bugiye kugufasha kujya mu mikino y'Afrika bazakina championnat n'icyamahoro ntabwo abangaba ari abo gukina Champions League ntabwo ari burajyana muri Champions League mfite abakinnyi 6 bari mu ndege harimo umwongereza uwo bita Jeremy Doku yageze ku kibuga cy'indege hano mu Rwanda guturuka muri Man City uwo bita Philippe Coutinho tayari nawe ari mu ndege ari kuza ubwo se koko urambira ko guturuka muri Saudi Pro League reka tujye tujya muri tekinike yes Pyramide duhura mu rugendo rw'amatsinda yadukubise 6 ndabyemera yego twayitsinze bingahe bibiri sibyo inshuro ya kabiri yadutsinze ibitego 3 nuko kwereka ko kuri iyi nshuro sintekereza ko Dauda Yosef guhunga ariko sinzi niba mu rugendo rw'amatsinda kuri iyi nshuro turi buhure n'umwarabu cyangwa na Pyramide ariko kuri iyi nshuro niyo uwo twahura nawe wese turacapa tukiraho nkunganiye gatoya kuri Pyramide yabatsinze ibitego 3 ariko uwitwa Fisto Karara Mayere yaravuze ati ikipe twatsinze ibitego 6 ntago ari
iyo dutsinze ibitego bitatu ati buriya ikintu kibaho cyiza ni consistency, ni uguhozaho. Ikindi kibaho cyiza wamaze no kuba ugarukaho ni uguhorana. ubwo yahuye na Korode akajya agira atya aramubwira ati peti fata godiyo wanyemeje ati ni uguhozaho ukagumana swadi yawe muri rusange. Icyo kintu waje kuba ukigarukaho ari nacyo tugiye kuba turebaho. Hari piramide y'iyo yari maze imyaka ingahe itagerayo? Imyaka igera mu 8 hafi 12 yafashe swadi irayubaka. Ni ukuvuga ngo rero niba ufashe abakinnyi bawe, twabonye ikipe ya APR isezerera abakinnyi 6 yinjizamo abandi bakinnyi bagera kuri 7 bashyashya. Icyo gihe impamvu bariya twabirukanye barabareyo